atamukozeho aramushyira hasi yitonze. Mvuze ngo iki ubone hasi ubone metero inzovu mushyira hasi amabuye azamuka mu kirere isigira umutingito metero inzovu ibaraga agarukanye inyuma ye metero inzovu bamuciye inyuma akiri kuzana ibibaraga cya kigambanyi cyaturutse inyuma kubita isarabwayi ku mutwe. Wa mukerarugendo w'imasisi arabyumva, wa mukerarugendo w'imasisi yarabyumvishe ko intare y'umujyi wa Kigali bayishyize hasi. Menya ibibaraga by'uyu mukerarugendo w'imasisi hari aho bihuriye na metero inzovu, kuko metero inzovu yagiye hasi n'uri yajya hasi. Metero arongera agambaniwe nanone na Ashira umugambanyi mukuru yajyaga yizera iki kivejuru kuko metero inzovu arakirenze. Usibye akagambane kabo hari igihe umuntu aba arenze kuko bidasubirwaho. Bimeze bite? Karaza nta mwana unyara ku kabari, cicika. Nta mwana wihagarika ku kabari. Vayo ivi kakabo karabangutse kuko isatura dore umugambanyi uramubona ariko ikivejuru cyaramurebye umunsi urabizi nkugize umupampe ugize umupampe umugambanyi mwiza ugize umupampe twimanukire barimanukiye ndetse nani ibintu byaturutse ngo kwimanukira nubwo nabonye ari ubukampani busigaye bwikoresha ibintu by'amapublicité bavuga ngo nanjye ngo twimanukire ngo paka yitwa ibiki n'ibiki batarama amafaranga.